Tekereza umuntu ufite ububasha bwo gutanga amategeko ku gisirikare gikomeye ku isi, ufata ibyemezo bishobora guhindura ubukungu bw'isi cyangwa no gutangaza intambara. Ubu ni perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kubera agaciro afite ku rwego mpuzamahanga, kurinda ubuzima bwe si ibisanzwe. Ni icyiciro cyo hejuru cy'umutekano gikozwe nk'isekuru y'intwaro, ikoranabuhanga n'abantu b'abahanga. Arindwa ku buryo umwanzi atamugeraho niyo haba metero imwe gusa. Cyano ni Mr. Irumva Fiacre, kora subscribe kugira ngo ku kindi cyegeranyo noneho kizaba kiryoshye kurusha iki. Tuzabe turi kumwe. Mbere na mbere abamurinda United States Secret Service. Abo ni bo bashinzwe umutekano wa perezida. Secret Service yashinzwe mu mwaka w'1865, ariko nyuma y'iyicwa rya perezida William McKinley mu 1901 yahise ifata inshingano zo kurinda ku buryo bwihariye. Secret Service ikoresha abarinzi b'indobanure bitozwa bihambaye mu gucunga umutekano, amabwizwa akomeye y'uko bagenda, aho bicara n'uko bita kuri buri kantu bashobora guteza akaga, gutanga raporo buri kanya byahindutse aho perezida ari. Twakurikizaho icya kabiri cyo imodoka ye The Beast. Imodoka ya perezida ifite izina ry'ibanga The Beast, icyo bita igikoko. Iyi ni imwe mu modoka zikomeye kurusha izindi ku isi. Irinda amasasu, ibisasu n'ubumara. Ifite amaraso amwe n'aya perezida. Yiteguye gukoreshwa igihe yakomeretse. Iba ifite ndetse n'amaraso amwe n'aya perezida yiteguye kugira ngo akoreshwe kugira ngo mu gihe akomeretse abe yamufasha. Ifite ikoranabuhanga ryihariye rifasha kugenzura umutekano no guhamagara ingabo ako kanya. Ni nk'ingoro igendanwa y'umutekano. Icya gatatu ni indege ze Air Force One na Marine One. Air Force One ni indege ya perezida akoresha igihe agiye kure. Ifite ibikoresho byose bya gisirikare, iby'itumanaho n'ibyo kwirwanaho. Ishobora no gukoresha ibisasu byirinda. Marine One ni kajugujugu imujyana yagiye hafi. Ntajya agenda wenyine, ahubwo akurikirana na kajugujugu nyinshi kugira ngo hatazamenyekana aho ari. Icya kane ni uburyo bwihutirwa mu kumukikiza emergency plan. Perezida aba afite uburyo bwo gutwarwa vuba iyo habaye ikibazo. Hari imodoka, indege n'ahantu h'ibanga haba hateguye ndetse ho kumuhungisha mu gihe cy'ibyago, ndetse haba nta hantu aba ari hatagira uburyo bwo kumwambutsa vuba mu gihe byabaye ngombwa. Aho agiye hose habanza gukorwaho igenzurwa n'ikoranabuhanga ndetse n'inzobere z'umutekano. Icya gatanu n'abamwegereye nabo baragenzurwa. Nta muntu ugera kuri perezida adasuzumwa. Abayobozi, abashyitsi, abari mu bitaramo byose bya perezida yitabira baba baragenzuwe hakiri kare, ndetse n'iyo hagiye ahantu ku mugaragaro nk'ibirori cyangwa amatora, haba hari abamurinda bamenyekana n'abihishe mu bantu. Ibanga ryo kurinda perezida rishingiye mu bucurabwenge. Kurinda perezida si ugushyira abantu benshi imbere ye gusa, ni ukurwanya iterabwoba hakiri kare, kumenya ibishobora gutera ibyago mbere y'uko biba, gukoresha ikoranabuhanga ryo kumenya umuntu uko ateye, aho yavuye n'icyo agamije. Tuza mu kurinda perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni igikorwa kiremereye, gikeneye ikoranabuhanga rihanitse, imbaraga nyinshi n'ubushishozi bwo ku rwego rwo hejuru. Ni urugero rw'uko umutekano ushobora kugera ku rwego rwo hejuru kugira ngo umuntu umwe abe yarindwa, ariko ufite inshingano zikomeye cyane ku isi abe afite amahoro yo gukora inshingano ze neza. Iyo urinda perezida nturinda umuntu umwe gusa, urinda igihugu, urinda amateka ndetse n'ahazaza. Murakoze. Utarakora subscribe kugira inama aka kanya kora subscribe kugira ngo cya kiganiro ejo tuzakora noneho kiryoshye kurusha iki tuzabe turi kumwe. Urakoze cyane.